Reka tubasuhuze mwese bakunze ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima, ni ikiganiro cy'ubuzima kidufasha kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Aha turi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu muhanda ni umuhanda wo kuri MTN, ndetse ahangaha akaba ari kuri RDB, umuhanda uturuka kuri RDB. Uyu akaba ari umuhanda ugana ku bitaro byabaho International Hospital nk'uko mubibona ku cyapa cy'ibyo bitaro. Ushobora kuba mwibajije byinshi bitandukanye, ati mbese kuri baho tugiye kubarebera iyihe nzobere? Kuri bibaho kuri uyu munsi tugiye kubarebera dogiteri w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amagufa ndetse no kubaga amagufa muri rusange, aho agiye kudufasha kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ikibazo cyo gucomokoka kw'igufa ryo mu nkokora cyangwa kuvunika inkokora muri rusange. Akaba yitwa Dogiteri Guido. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, icyo tubashishikariza ni ukwihutira kwa muganga mu gihe mwumvishe hari ikibazo mugize mu bijyanye n'iby'ubuzima, ndetse no gukurikiza inama turakura mu biganiro turabagezaho hamwe na Dogiteri Guido. Umwanya ni uwanyu, nimujye kure ya televiziyo yanyu. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko twari tubikomojeho, turi ku cyapa, turi hanze yuko tugarutse kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amagufa ndetse no kubaga amagufa, Dr Guido, kugira ngo adufashe kubagezaho byinshi bitandukanye n'ikibazo cy'imvune yo mu nkokora. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, twamuha umwanya akabasuhuza kubageze ku rubuga rwacu bwa mbere, kuko basanzwe bamuzi muri rusange. Dr tubahaye umwanya musuhuza abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, mubibwire muri rusange. Murakoze. Nitwa Dr Guido Migezo, ndi umuganga w'inzobere mu kubaga amagufa no kuvura ibibazo bindi byerekeranye n'amagufa. Nk'uko yabibabwiye abandi basanzwe banzi, nkorera ku bitaro byabaho International Hospital. Murakoze cyane Dr Guido Migezo kwibwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima. Niyo mpamvu tubifashisha, ndetse no ku murava n'ubwitange ibitaro byabaho International Hospital bigira mu guharanira icyatuma abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange, kuko ni ibitaro mpuzamahanga, bagira ubuzima buzima, birinda indwara, bityo n'abafite ibibazo bitandukanye bakihutira kujya kwa muganga habegereye kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima. Dogiteri, umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese imvune yo mu nkokora ni iki? Imvune zo mu nkokora ziratandukanye. Nk'uko tubizi, inkokora ni urugingo ruhuje amagufa atatu, amagufa abiri yo mu kaboko n'igufa rimwe ryo mu kizigira, bigakora urugingo rufite narwo ibyo twakwita ibice bibiri by'ingenzi. Icyo twita radiocapitellar joint ni urugingo ruhuza igufa ryo mu kuboko ryitwa radius n'iryo mu kizigira ryitwa humerus. Hakaba n'urugingo rwitwa ulnohumeral joint ruhuza igufa ryo mu kaboko ryitwa ulna n'igufa ryo mu kizigira ryitwa humerus. Imvune yo mu kuboko yo mu nkokora nk'urugingo ishobora guturuka mu kubangamirwa cyangwa se mu gutakaza umurongo kwa za ngingo babwiye ebyiri, yaba radiocapitellar joint cyangwa se ulnohumeral joint. Murakoze cyane Dogiteri kubwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ku bijyanye n'imvune yo mu nkokora. Umuntu ashobora kwibaza byinshi bitandukanye, kuko tubonye ikibitera, yenda tubona yuko
biterwa n'ibintu bitandukanye, ariko umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese nta kindi kintu gishobora gutera iyo mvune muri rusange, nta mwana cyangwa wenda mu rugero umuntu akavuka yaravunitse cyangwa bikaba bitewe n'ikindi kintu muri rusange? Iyo mvune turi kuvuga, iyo turi kuvugaho aka kanya, ni imvune twakwita nko gucomokoka cyangwa se gukuka kw'inkokora. Bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, cyane cyane bitewe n'imyaka cyangwa se n'igihe byabereye. Umwana ashobora gucomokoka inkokora ari kuvuka bitewe n'uko ukuboko kwe kwasohotse, cyangwa se bitewe n'uko yari ameze mu nda. Ibintu byinshi bishobora gutuma umwana yakuka inkokora ari kuvuka. Hari n'imvune z'abantu bakuze cyane, aho inkokora bitewe n'uko imitsi cyangwa se rigama biba bifashe aya magufa biyagumishije mu mwanya, byoroshye cyane bitewe n'imyaka, bikaba byajya byivanamo bikongera bikanisubizamo, cyangwa se ntibinisubizemo bitewe n'uko byangiritse. Hakaba n'imvune z'abantu bari mu myaka yo hagati, ari nazo dukunda kubona, nizo zikunda kuboneka, nibo bakunda gucomokoka inkokora. Ahanini biterwa n'imvune zifite imbaraga nyinshi, ibyo twita high energy trauma, cyangwa se guterura ibintu biremereye, cyangwa se kugwa ukiramira, ariko ukagusha ukuboko guhagaze ukiramira mu buryo butunguranye, bikaba byatuma ya magufa ahurira mu nkokora ava mu mwanya, inkokora igacomokoka. Murakoze cyane dogiteri kubwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima igitera imvune yo mu nkokora. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, tubibutse ko intego y'ikiganiro ubuzima buzima ari ukugira ngo ugize ikibazo mu bijyanye n'iby'ubuzima yihutire kujya kwa muganga hafi hamwegereye, bityo arusheho kugira ubuzima buzima. Tubibutse ko nanone duherereye Nyarutarama munsi ya RDB. Iyo utambitse umuhanda ugana Nyarutarama ukarenga sitasiyo n'inyubako ihari, uhita ubona icyapa cyanditseho Baho International Hospital. Akaba ari ibitaro mpuzamahanga aho bibafite serivisi nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima, kugira ngo murusheho kugira ubuzima buzima waba afite ikibazo kijyanye n'icy'ubuzima. Dogite, umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese tubonye ko ari ugucomokoka ku kuboko, nimba ntabwo bishobora gutanga nk'integuza nimba ukuboko kugiye gucomokoka, cyangwa nibihe bimenyetso umuntu yakumva mu gihe kutaracomokoka cyane akihutira kwa muganga? Sinavuga ko bitanga nk'integuza, kuko akenshi ku bantu nababwiye dukunda kubibonaho ni abantu bafite imyaka yo mu rwego rwo bita young adults, abantu bakuze ariko bakiri mu myaka yo gukora cyane, kandi akenshi bigaterwa n'impanuka high energy trauma. Ntabwo byatanga integuza, uretse kumenya gusa yuko akenshi iyo umuntu aguye akagwa yiramije ukuboko, haba hari ibyago by'uko inkokora yacomokoka. Ku bimenyetso rero itanga imaze gucomokoka, icya mbere ni kubyimba ndetse no kumva uburibwe bukabije. Icya kabiri ni ukunanirwa guhina cyangwa kurambura inkokora nk'uko wabikoraga, ndetse wanabigerageza ukagira uburibwe bwinshi. Ikindi cya gatatu ni ukubona inkokora yahinduye imiterere. Uburyo bwinshi buboneka iyo mvune izamo ni ukuba amagufa yo mu kuboko yo hasi abiri yasubira inyuma akarenga aho rya rindi riva mu kizigira riri, bityo ukaba wabona akantu kameze nk'ishyundu gatunguka inyuma ku gice cy'inkokora, bitewe n'uko ya magufa
aba yasubiye inyuma kandi adashobora guhita yisubiza mu mwanya. Hanyuma ibindi bimenyetso ushobora kubona bishobora guterwa n'uko imvune ingana ubwayo. Imvune ishobora kuba iherekejwe iyo mvune yo gukuka inkokora ishobora kuba iherekejwe n'imvune y'igufa cyangwa se fracture y'amagufa amwe muri yandi atatu ahahurira, bityo ukaba wagira uburibwe bukabije ndetse hakaba hanagaragara ibimenyetso byo kuba utabasha gukoresha inyama cyangwa se misikire zica muri icyo gice zijya gukoresha ikiganza cyangwa ibindi bice byo hasi by'ukuboko. Murakoze cyane dogiteri kubwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muri rusange n'ibyo bakiyumvaho mu gihe bahuye n'icyo kibazo ndetse n'ibyo bakibonaho bahuye n'ikibazo cyo kuvunika k'ukuboko cyangwa gucomokoka k'ukuboko. Burya indwara zose buriya muri rusange iyo umuntu yihutiye kwa muganga baramufasha, bityo bagasanasana iminsi ikicuma akarushaho kugira ubuzima buzima. Ariko nk'umuntu utihutiye kwa muganga ni izihe ngaruka ashobora kugira mu gihe ahuye n'ikibazo cyo gucomokoka k'ukuboko? Icya mbere, ingaruka agira bwa mbere ni uko arenga igihe cyo kuvurwa, kuko uko gucomokoka kw'inkokora kuvurwa ako kanya imvune ikimara kuba cyangwa se byatinda ntibirenze ibyumweru 2 kugira ngo uvurwe utabazwe, ukuboko gukuruwe kugasubizwamo gusa bakaguha n'imiti y'uburibwe. Ibyo bikorwa mu byumweru 2 bya mbere imvune ikimara kuba. Akenshi iyo birenze ibyumweru 2 ukuboko gucomokotse, inkokora icomokotse, kuba wayisubizamo utabaze ntabwo ari ibintu biba byoroshye, akenshi ntibiba binashoboka. Iyo byagenze gutyo, byarenze icyo gihe, habaho uburyo bushoboka bwo kubagwa. Muri uko kubagwa rero nabwo icyizere cy'uko inkokora izongera ikarambura cyangwa igahina nk'uko bisanzwe kiba ari gike, kiba kigenda kigabanuka. Uko iminsi ishira kiba kigenda kigabanuka, ndetse iyo birenze amezi 2 cyangwa se ibyumweru 8, icyo gihe biba ngombwa yuko ukuboko tukagufunga kumeze gutya, kuko inkokora yawe ntabwo ibishobora kuzongera kurambura cyangwa guhina nk'uko umuntu bisanzwe abikora. Iyo muri izo ngaruka rero mbabwiye, iya mbere ni ukurenga icyo gihe cyo kuvurwa gishoboka, ukaba wakuriramo ubumuga bwatuma inkokora bayifunga. Indi ngaruka bishobora gutera ni ukwangirika kwa ya mitsi abwiraga ica mu kuboko ishobora kuba ikoresha ikiganza, ukaba watakaza n'ubushobozi bwo gukoresha ikiganza cyawe bitewe n'uko watinze kwivuza. Indi ngaruka ya gatatu ni ingaruka twita mu cyongereza compartment syndrome, ni ukuvuga kwa kubyimba gutuma pressure yiyongera mu bice by'akaboko binyuramo imitsi itanga amaraso ku gice cyo hasi, bikaba byatuma igice cyo hasi ya mvune yabyimbye cyane cyabura amaraso ndetse kikanapfa. Bikaba byaba ngombwa ndetse ko n'ukuboko gucika nyuma yaho tukaguca. Murakoze cyane dogiteri gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ibijyanye n'ingaruka. Noneho twumvisha mutubwira ko ari akenshi biterwa n'impanuka. Mbese hari uburyo byaba byakirindwa? Ntabwo twavuga ko hari uburyo byakwirindwa, gusa kimwe mu bibazo navuze bibitera hari ukuba umuntu afite misikire cyangwa se inyama cyangwa se ligaments zifata inkokora zidafite imbaraga. Muri ubwo buryo rero, uburyo bumwe bwo kuba umuntu yabyirinda
ni ugukora imyitozo ngororamubiri ifasha imitsi y'akaboko cyangwa se inyama z'akaboko kugira imbaraga zihagije ku buryo igihe agize impanuka bikaba ngombwa ko yiramira n'ukuboko cyangwa se mu bundi buryo za nyama zishobore kugumisha inkokora mu mwanya wayo. Murakoze cyane dogiteri kutubwira muri rusange igishobora kurinda icyo kibazo. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyo gucomokoka kw'inkokora muri rusange, ntabwo twasoza mutagize inama mugira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, bityo bakarushaho kugira ubuzima buzima. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima nabakangurira cyane kumenya ibimenyetso by'iyo mvune twavuze haruguru, ari ibyo kubyimba, kuribwa cyane, kutabasha guhina cyangwa kurambura inkokora, ndetse no kubona akantu kameze nk'ishyundu ku gice cy'inyuma cy'inkokora. Bityo uwabibona akaba yakwihutira kwivuza mbere y'uko agera muri cya gihe bidashobora kuvurwa neza ngo bikire, akagenda hakiri kare kugira ngo abaganga babishoboye babizi inkokora bayisubizemo, ndetse bakoreshe n'ubundi buryo bw'imiti kugira ngo kwa kubyimba n'uburibwe bivemo. Noneho we wizeye kongera gukoresha inkokora yawe. Ahanini iyo byavuwe neza wongera gukoresha inkokora yawe neza nyuma y'ibyumweru 2 gusa. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, akaryoshye nigahora mu itama. Aha niho dushoreje ikiganiro twari turi gukorana na muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amagufa ndetse no kubaga amagufa ku bitaro byabaho International Hospital biherereye Nyarutarama munsi ya RDB. Akaba ari Dogiteri Guido Migezo. Twasoza ikiganiro tutamushimiye ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima. Nta nubwo twarangiza ikiganiro nanone tudashimiye ubuyobozi bwabaho International Hospital ku murava n'ubwitange bugira mu guharanira icyatuma abaturarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange bagira ubuzima buzima, kuko nta mipaka bigira. Abaje bose barabakira, ndetse no ku murava n'ubwitange bagira mu guharanira icyatuma abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima bumva inyigisho zitandukanye mu by'ubuzima, bityo bakirinda, ndetse n'ababa bafite ikibazo bakihutira kujya kwa muganga. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, namwe muri ab'ingenzi kuri twebwe. Mukomeze mugire ubuzima buzima. Nge mwari muri kumwe n'Imana ishimwe René Sadiki.